birenge nivyo bashaka nibagende hariya hafi intambwe zitanu barase ariko reka nababwira twebwe nimbe bitazo tituzanemera kuko u Rwanda ruterwa twirwaneho tituzemera ko u Rwanda ruterwa ndakurahiye afande Sematama azashiraho brigade speciale tuzobatabara ngaho kubera ikise tuzobatabara kandi mbabwiye kuko umunsi bazovuga ngo isasu rya mbere ryarashwe tuzoyishira stand by izo haguruka kandi tuzobatabara tuzobuzwa niki niko u Rwanda utadukorera bavuga ngo bagiye gusura gukora genocide mu Rwanda ngo duceceke bazorasa tubarase ku mugongo tubarase ku mugongo ndakurahiye kandi twubwiye yuko tuzoshira brigade speciale yacu stand by tuzobatabara hariya tuwafita abantu tuwafita abavyeyi uko ahebisha abantu wane hari abantu bacu batuye mu Rwanda bakorera ibikorwa tituzemera yuko mu biseye tuzobarasa ndakurahiye ibi mpaye mvugira hangaha tuzobarasa ako fande habe nunga fande Kagame nubwo son excellence atazodutuma tuzijana tituze ariko none ngahe mbwira ngo u Rwanda uno munsi ukuntu rumaze kwicenga intera hamwe na ndayishimiye ngo so haguruka baje kubisenya n'abantu bacu bariyo bari abantu bose batuye mu Rwanda nabacu kiriya kibazo gehekeje kurwanwa hariya ni kimwe n'ibihe birwanirwa hano mu Minembwe tuzorwana gutya bitanga bibe muzoza murangiza udafite imbunda azotora igiti azotora ibuye tuzohagurukana n'abagore n'abana bacu no kuvuga ngo dutangiye inubi irimo urupfu rubi kubw'inkota y'Uwiteka cyane rwose harimo ababyumva abandi ntibabyumve ariko nubundi ntago byandikiwe ko abantu bose babyumva cyangwa bakabyemera ariko iyi ndwi turimo n'indwi iteye ubwoba n'indwi iteye ubwoba ngewe amarira arashoka handi agashoka mu mutima kuko ndi kureba kuko igihugu kiri guhomberega erega iyo minisitiri apfuye nundi agapfa kandi tugasemerera abantu bakaza nk'uku ngo igihe mwabivugiye ngo muri 80 narabyumvise ngo muri 79 ngo ndabyumva ngo none wewe dutangiye indwi turi mu ndwi turi mu cyumweru navuga ngo kirimo ubushobozi kirimo imbaraga kiri busohozwemo isezerano mu masezerano Imana yatanze barundi kazi mube maso icyambere umurundi wicabwenge akwiye kwihana umurundi wicabwenge akwiye gukora umurimo mwiza utuma Imana igirira imbabazi igihugu akwiye gukora igikorwa cyiza gituma Imana ireba famiye ye amaso y'imbabazi koko Imana sendi de defudede yababaje Imana s'il vous plaît indongozi za sendi de defudede cyangwa se izi ndongozi zoyoboye u Burundi baragabitanyije bageraho bakora mu mboni y'ijisho ry'Imana ntabwo mbivuze ko Burundi ari cyo gihugu gikora ibyaha kuruta u Rwanda cyangwa Uganda cyangwa Kenya ahubwo Burundi ni igihugu cy'isezerano nk'uko Isiraheli Imana yayihanaga kandi gasimbuka Babuloni bakadamarara Imana yahanaga Isiraheli igasimbuka Abamoni n'Abamowabu mwibuke ko Rusi yigeze ajya no gupagasa Abimeleki ajyana umugore we gupagasa mu Mowabu ashitseyo Abamowabu bari batunze bakize ngira ngo nibo nakita nk'Abajapani cyangwa Abashinwa cyangwa Abakoreya kw'iki gihe biriya bice nibyo Imana yari yarabujije itegeko rya Musa ryategekaga ko nta muntu uzashyingirayo cyangwa ngo akureyo umugeni hama rero ko bari bakize Isiraheli Kenya kugeza ubwo basuhukirayo bivuze iki n'Uburundi musobanukirwe neza kuba Imana yakica kuba Imana yakirukana abaperezida ikirukana abaministiri igashwanyaguza ikamenagura ikarimbagura ntabwo ari uko aho hantu ihanga ahubwo aho hantu ibihakunda kandi aho kugira ngo nguhombe nzaguhombye kandi aho kugira ngo nkubure bijya nyine bikuriho nibyo ushobora kubura
rero hano iyi ndwi mube hange mube maso, mube maso. Ndetse njye nitwa Prophète General Marite, iyi ni Imbabazi TV gatatu. Niba udusuye ushyigikiye igihugu cy'isezerano ko gishyika, niba udusuye wifuza cyangwa se no kudusura, niba ubana natwe kuri iyi channel yawe yacu, ukandika comment nziza, ugakora like nziza, ukabora kandi subscribe cyangwa se saboni, notification yuko ubutumwa tubusoye bukakugeraho. Icya mbere tukwifuriza nuko muri Kanani tuzahoberana, tuzahure, tuzabane muri iki gihugu cy'amata n'ubuki. Imana idutabare. Bivuze iki rero? Bivuze iki cyangwa bisiguye iki cyabisobanuye iki? Bivuze ko umurundi ari maso kwijamba Imana yavuze ku gihugu cye. Utari maso nta kimenyetso kimuriko. Umuntu utarasobanukiwe imvugo y'Imana, umuntu utazi ko Imana hari ibyo yavuze ku gihugu, kazi yake hombo ko kila mtu na kikapu chake. Bivuze ko abarorereye n'abamutegereje n'abamuzi n'icyo yavuze, bazi neza ko Uburundi hari igice cy'ubutunzi bunyegejwe kandi buhishwe, buhishiwe wowe wamaze kwizera ibyo Yesu agiye gukorera iki gihugu. Hano rero muri deliverance y'Imana, mu gutangiza guverinoma nshya kwa Kristo, mu kwimika Dawidi kwa Kristo, ese ni igihombo ku Burundi ahubwo ni inyungu ku Burundi? Impamvu mbivuze niki? Nuko buno hagiye kubaho marayika ugiye gukuraho indongozi. Nagira ngo nubibona ntutungurwe, ndagira ngo nkusobanura ako kantu. Numara kubona nakaciyeho nakabigenza uko, witungurwa, ahubwo vuga ngo hari n'ikindi kigiye kuba, noneho kigakubitira rimwe, inkuba igakubita, igihugu cyose kikagwa mu kaga n'akangaratete. Abadafite ko ikimenyetso Imana yabadomye ko muragowesha, muragowe, ibipinga muragowe. Imana ntabwo ifite impari n'abantu. Kuva na kera Yesu barabipingaga bakamusuzugura, n'intumwa barazisuzuguye, bazica imitwe, baziteka mu mavuta, ariko ijambo Imana yavuze yarikurikiranye imyaka 1000 gushikira ishikanye. Rero turi kuwa mbere, bamwe bagiye kuhinjira, natwe ngira ngo harabura gato ngo tuhinjire. Kandi sorry ku majwi y'akabebe uri kumva, abana n'umugisha. Ndi kumwe n'umubebe rero, hari igihe waza kumva ijwi ryiwe, ntabwo ari uko byaciye, ahubwo nyine ririmo uko. I'm sorry. Rero iki gihugu Imana yatoranyije mu karere k'ibiyaga bigari, muri East Africa, muri Afrika, ikavuga ngo iki ndagitoranyije. Ese umuntu utuye muri icyo gihugu ufite karanga nationalite y'icyo gihugu akwiye kwigenza ate? Akwiye kuba nde? Akwiye kuba iki? Ese abahawe isezerano bagomba gutaha muri iki gihugu ni bande? N'abari mu gihugu bafite isezerano ryo kujya muri icyo gihugu kandi bakirimo, n'abari hanze y'igihugu bafite isezerano ryo kwinjira muri uwo murwa, muri Yerusalemu, muri Kanani nshya, kandi bari muri icyo gihugu nyene. Ahubwo twebwe abaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu, Mungu asifiwe sana, China ragwana ribarikiwe. Ndagusabye uzarebe igikorwa cyiza ukora muri iyi ndwi. Wareba umuturanyi usura arwaye, wareba uri mu bitaro, uri muri gereza, wareba umubanyi mubanye ufise ingorane. Gira igikorwa cy'urukundo cyiza ukora ku Mbabazi TV gatatu, twinjire muri Kanani. Nanjye ndi kugitegura muri iyi ndwi. Mungu asifiwe. Nundi waba afite ubushobozi, kuko turi mu bihe bigoye, uri muri Amerika cyangwa uri muri Canada cyangwa n'umugabane wa Afrika cyangwa n'umugabane wa Aziya, aho uherereye hose, ufite famiye, ufite n'igihugu. Ariko Yesu Kristo muri message yampaye, rambura ukuboko kwawe wizeye, ugira umurimo mwiza ukora,
usabire imbabazi igihugu cyawe n'umuryango wawe, koko hagiye kubaho icyo nakita bamwe bari ku kagezi kireti Yesu yabwiye ngo digiyoni bajyane ku mugezi unywesha urushyi umushyiraha, uwubikamo umunwa umushyiraha. Ibyo bintu bibiri bigiye kubaho. Niba uri umuraganwa na Kristo, ushaka icyo ukora muri iyi ndwi, Imana iguhe kuba umuraganwa na Kristo muri Kanani nshya. Rero no ku Mbabazi TV gatatu turifuza ko tubonye ubushobozi, wowe ubigomba, wowe ubishaka, Imana ikuyoboye, tanga uko Imana kuko Paul yaravuze ngo uko umutima wawe ugutegeka. Reba ishikanwa cyangwa ituro ry'urukundo, nanjye nzitanga, shake umwanya tujye gusura mu nkambi ya Mahama, dukoreye ikimenyetso cyiza cy'urukundo, tubashyire umuceri, tubashyire amavuta, manure mbabwire ngo nimwitegure gutaha. Ariko iyo nkunga ni wowe wadushyigikira. Reka se dutere intambwe, turebe induta, dusura abariyo tubabwire ngo mwitegure gutaha. Cinaragwana ribarikiwe. Hari igikorwa cyiza Imana yambwiye tugomba gukora muri iyi ndwi cyangwa muri iki cyumweru turimo, koko niho navuga ngo hari urupfu rurimo rudasanzwe, ariko mu ndwi iza gukurikira hashobora kubaho intambara. Ntabwo navuga ngo ndaperesiza ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu, ariko hagiye kubaho ibihe bidasanzwe, hagiye kubaho ibihe navuga Imana yahanuye bishike muri uku kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu mu Kirisito mwene data. Kandi abo mbwira bafite amatwi, bafite n'amaso n'umunwa, ariko abandi abo ntabwo ari abange. Abo muri Kristo barabyumva, barabitahura. Haleluya. Na jewe rero icyo gikorwa niturebe umuntu dusura, niturebe umuntu tugendera, niturebe ibitaro tugendera, niturebe abantu bagwaye baheze kwa muganga tubishyurire. Imbabazi TV gatatu niryo jwi ry'urangururira mu butayu. Iri niryo jwi rya nyuma, ninjye muhanuzi wa nyuma uri kuvuga iby'ubwami n'ingoma n'igihugu kidasanzwe Imana yavuze muri Afurika. Rero iki gihugu abaragwa bacyo n'abakizi n'abacyemera dufatikanyiriza hamwe gukora umurimo mwiza, hama Imana itebutse ishitse icyo yavuze ku gihugu cyawe. Amina. Rero mu busanzwe 07 8 reka yenda nzivuge mu buryo bworoshye, 0782 95 19 45, 0782 95 19 45. Ubwo abandi bo barazisanga aho basanzwe bazisanga, muzi ko tuzi hostinga cyangwa se tuzishyiraho tukazipininga munsi kuri titire. Impamvu nzishyizeho, nugira umwuka wera kagusunika kabigushoboza, icyo gikorwa tugikore. Natagushoboza ntugire ingorane n'amarembe, ntakizabuza abayuda gutabarwa. Rero ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira bazibonanira. Uyu ndiho mpamya ko ari ubwa mbere kuva umwaka uraheze mvuga ubutumwa, n'ubwa mbere mvuze nimero, nuko mwuka wera yabinyemereye ngo iyo nimero yitange. Ubwo rukundo koko ruhari rw'abantu basobanukiwe iby'icyo gihugu. Imana yivuze igihugu, ni igihugu izatangirizamo ishengero. Nta nubwo urukundo tuzarugira tukigezemo, akatabonetse mu isiza ngo ntikaboneka mu isakara. Nta nubwo tuzaba abakristo ari uko tukigezemo, ahubwo ubonyene kagafu ni igihe cyo kugasonga kugira ngo ibyanditswe bisohore. Imana idutabare. Rero ndaguhezagiye, ndakuraritse n'umuryango wawe n'abana bawe, wowe n'inzu yawe, twinjire muri Yerusalemu. Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo,
Yerusalemu n'umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'abakijijwe, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro. Abasenga, abaririmba, abakora imirimo myiza, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro. Icyo ni cyo gihugu ndi kuririmba tugiye kugendagenda. Iri ni ijwi Imana yahagurukije ryitwa imbabazi, ni imbabazi. Ntabwo ari iyi cano yanyu yitwa Imbabazi TV gatatu. Gatatu ni ubutatu butagatifu, imbabazi ni izo twagiriwe. Yego. Noneho TV ibyo simbisigura, mwese muzi nyine kwa ibintu byose bibona ukuri kundeba. TV bisobanuye TV nyine ni televiziyo. Ya. Noneho rero iri jwi Imana yambwiye ngo rizazenguruka isi yose, rizazenguruka isi yose, rimenyesha Umurundi aho aherereye hose ko hari igihugu Imana yasezeraniye ba sogokuruza biwe, Imana igomba kumushikanamo, ngwino tukinjire. Ni ukuvuga ngo iki gihugu kibaye igihugu successful. Imana ni isezerano yatanze kw'iri jwi ryitwa Imbabazi TV gatatu rizazenguruka isi yose. Hama bagiye kuragwa iki gihugu kuko Isiraheli yo mu burasirazuba bwo hagati, iriya Isirayeli byarayigoye n'ubu bikiyigoye. Ariko hari ikindi gihugu Imana yatoranyije, kandi sinjye ukivuze, navutse cyaranavuzwe. Rero abenda kugihabwa ni bande? Abenda kukiragwa ko bakiragwa ni bande? Ko mu byita ibintu bisanzwe biraho. Ko mwagize ngo hari muzakora nk'uko bari gukora. Ko mwagize ngo kizaba igihugu mugenzi uko mushaka, mugategeka uko mushaka, mukayobora. Oyaye, ni igihugu gifite urutonde ruva mu ijuru ruzanasubira mu ijuru. Ntabwo ari igihugu kigiye kuyoborwa n'abantu, ni igihugu kigiye kuyoborwa n'Imana. Ntabwo ari igihugu kigiye kuzamurwa n'abantu, ni igihugu kigiye kuzamurwa n'Imana, abantu bose bazifuza, bazishimira. Ngi wahawe iryo jwi kugira ngo turiparataje rigere hirya no hino ku muntu wese. Mfite amakuru ko mu bimenyetso Imana yatanze, mu makuru dufite, sindi Imana ariko ndebesheje amaso y'umwuka. Ni igihugu buno ndi kubona agacu kangana n'ikiganza cyuko bagiye kukiragwa, bagiye kugitaha. Hama ni igihugu rero Imana izaha gukamwa, ndetse ikagiha abikigabije bagahakura, ndetse ikagiha kwimbura, ndetse imigezi yavomereraga Edeni, Jaride d'Edeni, iriya migezi 7 hano izafunguka. Ko wagize ngo kukigeramo nicyo kigoye. Harimo abantu bavuga ngo nanjye nzajyayo, ngo nanjye ndajyayo, ngo uzureba igihugu Imana yavuze abakigezemo. Ku nyanja barasigaye, mu butayu barasigara, kuri Yorodani barasigara, n'uwagihanuye ntiyagezeyo ndugu yangu. Utaza rero gufata iki gihugu ukacita igihugu, ni igihugu natinyutse ko ushobora kwicwa cyangwa nkafungwa burundu. Kandi icyo gihe wumve nawe, niba ukuze uzi urupfu icyo ari cyo. Ntabwo ibi tubivuga tuzi ko badukunda, muzi ko hano baje kundondera, muzi ko bandondeye ngo bampe amahera, ibyo bintu byose ndabyanga. Sahizi ubugingo bwanjye ntiburi muri risike, ariko umubiri wanjye uri muri risike. Ibyo nta muntu bijyamo rero ari gupinata, ari mu bintu byo kwidigadiga gatwenga. Jamais grand jamais. Iki gihugu ni igihugu cyanditswe mu buryo bw'ubuhanuzi, kivugwa no muri Bibiliya, nagiye mbivuga ahabanje. None rero kugira ngo kukinjiramo ni ibintu biraho gusa. Ndakwifuriza gukizwa neza no guhagarara neza, ubu muraganwa na Kristo. Nkunda kubivuga. Hari igihe wowe wumva ko
ngo ko ntari umurozi ngo njye sindi umwicanyi ngo ubwo ngubwo ngo ibisigaye ni ukukijyamo ngo none ngo ko ntapfuye ngo ko mpari ngo ibisigaye ni ukukijyamo oyaye. Ntabwo Imana ifata ibyo kurya by'abana ngo ibigaburire imbwa. Imana ntifata ubuzima bw'isezerano ry'ubugingo ngo irihe nyakabwana, ahubwo Uwiteka ibyo yagambiriye no kubikora azabikora, ibyo yavuze no kubikora azabikora. Ese ibirenge byawe n'umutima wawe n'amaboko biraguhamiriza kuba umuraganwa na Kristo? Ihane, gira urutonde, kandi ngushimira ko dutangirana itoraniro tukanarisozanya n'ibyo bizabaho urutonde rwo kumenya ibikorwa n'ibiri gukorwa. Mungu asifiwe. Rero nkurarikiye kuba umuraganwa na Kristo, nukuri Uwiteka kumpezagirira. Reka nanjye mbaze ngo uri gukora iki? Uri gukorera he? Ukorera ndi? Hama se niba aho uherereye sinzi uko ukora, sinzi uwo ukorera, icyo akora njye nkwifuriza gukorera Imana. Yesu niba yanditse akandika iri tangazo akavuga ngo ndaza vuba, ahandi akavuga ngo ndaza nk'umujura, sipoza ko yatanze imyaka ngo ubeho. Umaze imyaka 20, umaze imyaka 30, umaze imyaka 40, cyangwa se urengeje 50, cyangwa se umaze imyaka 14, umaze kubatizwa mu mazi menshi. Iyo umaze kubatizwa mu mazi menshi uba utangiye urugendo rwa Gikristo rwo gukora. Yesu nawe arema imirimo myiza kandi ayiremera abakristo kugira ngo tuyikore. Ese uranayizi? Ese uranayemera? Ariko kubera Imana, haleluya, ndaza vuba nzanye ingororano nibikwiranye n'ibyo umuntu yabibye n'ibyo azasarura. Ikintu hano navuga cyangwa kidasanzwe nuko iyo buvuze ingororano, nuba warakoze ibibi, imagine vraiment ingororano baza kukugororera. Niba ukora ibibi, spoza cyangwa se nubikora nyene, ingororano uza kugororerwa. Niba ukora ibyiza, felicitation, ingororano uza kugororerwa. Icyo nzi cyo mu isi hari abantu babiri, umwe akora ibyiza undi akakora ibibi. Hari abami babiri bakomeye, umwe ni umwami data wa twese akoresha ibyiza, undi ni umwami witwa Shetani cyangwa se Satani ukoresha ibibi. Kandi hariho inzira ebyiri, ntawe ukeza abami babiri, yanga umwe agakunda undi. Sinzi umwami ukorera cyangwa wahisemo, sinzi n'ibyo ukora, sinzi n'uko uri kubigenza n'uko uzabigenza. Imana idutabare. Ariko hari umuntu ugiye kuza vuba, uyu rero ahora aza, n'ubu yaje. Ubu hari abamaze gupfa, abo yamaze kubacura, bashigaje kuzagororerwa. Biba bibi uzagororerwa, biba byiza uzagororerwa. Aca micezo. Yesu, harimo abantu bavuga ngo Yesu ngo igihe yabivugiye ataraza. Ntabwo araza ngo ahagarare ku bicu ajyane itorero, ariko imyaka Yesu amaze, ubuzima Yesu Kristo arimo, bivuze iki? Bivuze ko uyu mwami w'abami witwa Kristo azaza finali, ariko buno nabwo yaraje. Haleluya, haleluya. Buno nabwo yagize gute? Kubera bamaze gupfa ubwo yaraje. Kuko ku munsi nta gihugu kitagira abapfa, nta ntara itagira abapfa, nta karere katagira abapfa. Nawe mpamya ko ukwezi ntikwahera utagiye gutabara ababuze uwabo. Hagiga Yesu yaje, ariko ayo maso ntabwo ab'isi bayemerewe. Nta nubwo navuga ngo isi, kuko nyine Yesu yaravuze ngo iyo muba ab'ijuru mwari guhishurirwa, ariko koko muri ab'isi ntabwo mushobora kumenya iby'ubwiru bw'Imana. Sasa rero nimbivuga uko untahure, Yesu yaraje cyangwa ntiyaje? Yesu n'ubu yaza. Kuko kuza k'umwami Yesu ntabwo ari ukuza kujyana isi yose icyarimwe, ahubwo yenda nawe ejo wagenda, muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Hari abamaze rero kumwakira,
baracikana bajya ahacecekerwa. Abo yaraje noneho raravuga ngo kuki ataza, ngo igihe yabivugiye ngo nta nubwo azagaruka. Abo ngabo ntabwo bagomba kumenya iby'urupfu rwa kabiri, ahubwo bavuga ko bizera ubuzima siyasi yabigishije ko umuntu nta bundi buzima azabaho, ariko uwizera n'uwamenye neza adashidikanya azi neza ko habaho ubuzima inkubwe ebyiri. Habaho kumenya ngo Yesu nk'umwami n'umukiza yacunguye itorero azajyana iwe. Imana yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese, utamwizeye ukwe umwizera ukwe. Hano rero bivuze n'amasezerano abiri, isezerano rya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iyo Yesu rero ashyizeho integuza, ni akaryo keza, ni umwanya mwiza ku bakristo basobanukiwe abaduhaye umwanya wo gukora no kumukorera. Ubwo nibwo avuga ngo dore ndaza vuba. Njyewe rero ubwanjye mpita mvuga nti amena. Iyaba ejo yarasibye nkajya gusura wa murwayi bwije ataje, iyaba ejo byashobokaga akanyongera uyu mwaka, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Umukristo mwiza afite inzara n'inyota, ntabwo icyumweru gishobora kurangira cyangwa indwi atari gukora vuba vuba. Nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Ariko abakristo niba bafite isaha bareberaho ko igihe cyabacitse cyangwa kibasize kamasijuwi. Ariko niba abakristo bafite isaha yo kumenya ngo burije kandi burakeye, very good. Rero Yesu ni twebwe ku bataraza hanini, ntabwo ubwo buntu abugiriye abanzi be cyangwa se abamwihakanye. Yesu ubwo buntu abugiriye twe kugira ngo nawe uze gukora imirimo myiza uzagororerwe. Haleluya. Imirimo utakoranye urukundo ntabwo uzawuhemberwa, kandi buri murimo wose uzageragereshwa umuriro. Iyo bavuze ngo umuriro uzagerageza iyi mirimo, bivuze ko umurimo wose ukora bazawunyuza mu ruganda nita umuriro. Nirumara kunyuzwamo iyo imirimo yose Satani yagukoresheje izashya, hasigara umurimo Imana yagukoresheje. Kandi umurimo utakoranye urukundo uzashya, umurimo utakoze uwukorera muri Kristo Yesu uzashya. Nushaka kuba warubatse etaje uyubakira umuntu utayubatse mu izina rya Yesu Kristo izashya. Ni ukuvuga ngo tusipoze ko sava imirimo ntiwanayikoze, ariko si ijuru ryo uzaribona. Yesu aravuga ngo ndaza vuba nkore ndaza vuba guha umuntu wese ibikwiranye n'ibihwanye n'ibyo yakoze. Imirimo myiza, habamo abakristo batirengagiza amaboko yiwe, ibyo gukora ntibimureba, intambwe ze byo gukora ntibimureba, kwakira abashyitsi, gucumbikira abashyitsi, gusura abarwayi, narishonje urangaburira, nari nambaye ubusa uranyambika. Doke ibintu byiwe byose ugasanga organization cyangwa se umurongo bifite ni uw'akavuyo n'akajagari. Umwami Yesu adutabare. Bivuze ko umukristo nyamukristo azi neza ko akanya yahawe agomba kugakoresha uko bikwiye. Umurimo werekejeho amaboko uwukorane umwete. Haleluya. Sasa rero iyi mirimo yose abakristo bakoze izanyuzwa mu muriro, nk'uko zahabu inyuzwa mu muriro. Harimo abantu bagaburira abantu babahema, bakakira abandi batabikuye ku mutima. Urimo uraruhira ubusa, ntuzabihemberwa ibyo. Umurimo uri gukora, ese uteganya ko bazawugerageresha umuriro cyangwa birangiriye aha? Ese urateganya ko umurimo ukora Imana iwandika kugira ngo izawuguhembere? Mukwiye kwandikisha imirimo myiza
mukorera muri Kristo Yesu, ko kuzaza guhemba no guhana ni ibintu bibiri bizamuranga, azahana anahembe. Kandi niba warakoze byinshi, uzahembwa byinshi, kandi niba warakoze bibi byinshi uzahanwa cyane, kuko Bibiliya ivuga ngo bo bazatabwa mu muriro ahashyushye kuruta ahandi. Byumvikana ko Imana izababaza cyane, ahandi ikababaza biringaniye, urupfu rubi n'urupfu rw'agashinyaguro n'urupfu. Urumva naho harimo amaparte. Sasa rero nkwifurije gukora umurimo mwiza hakiri ku manywa, kandi uwukore neza uzi ko bazawunyuza mu ruganda rwitwa umuriro bakawugerageza. Ese amaboko yawe uri kuyakoresha umutima cyangwa umubiri cyangwa ubwenge? Imana idutabare. Nagira ngo rero mvuge ngo wahisemo neza. Nzokwama nkwizigira, zikutazampemukira, ninaramuka ngowe, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Muri kigwa n'umucyo, namwe mu Imana yera, iyanjyana sintemba, nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama, nizigira umwami wanjye, mu bizomba ko byose, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Amina, haleluya. Nuza kureba urasanga itorero ryitwa Philadelphia, Samuruna, Rohodokiya, Abisarudi, aya matorero arindwi yo muri Efeso. Iri torero twebwe tugezemo rya gatatu ryo mu isezerano rishya, iri torero twebwe tuyoboye cyangwa rituyoboye, kimwe muri ibyo bivanye n'urwego uriho ushobora kuba uyobowe cyangwa uyoboye. Amen. Ni igihe kigoye cya nyuma Pawulo yavuze. Ubwo hari abo muri ariya matorero arindwi, hari iyo Yohana yavuze ngo mwe ntimushyushye ntimunakonje, muri akazu yaze hagati na hagati, ngo ariko ngiye kukuruka kutabize kutanakonje. Bivuze ngo niba udashobora gukizwa ngo ukizwe werure, nyine turi n'umupagani ngo werure, uri hagati na hagati. Rero iki kinyejana tugezemo shingiye ku ijambo narindimo, tugeze ahantu ibintu byivanze, abantu batakimenya ababo, abantu batakimenya abo bari bo, ahubwo batwawe na viziyo, batwawe n'ibishobisho bya viziyo, batwawe n'irari ya viziyo. Iyi viziyo rero navuga ngo ni viziyo iri gusa naho irimbura abantu, iri gusa naho itwaye abantu mu maboko y'umwanzi Satani. Ese nawe uyobowe na viziyo cyangwa uyobowe n'umwuka wera? Ese nawe uyobowe n'urukundo cyangwa uyobowe n'ubupagani? Ese ubuntu bw'Imana cyangwa imbaraga z'Imana birakugose, cyangwa nawe uri mu isi nawe udasobanukiwe utanazi?
ni ukuvuga buno rero aho turi kwerekeza n'aho turi kujya tugeze mu bihe bibi. Pawulo yavuze imirimo myiza abantu bagiye guhemberwa ni iyihe, imirimo mibi abantu bagiye guhanirwa ni iyahe, ariko hagiye kubaho guhemba no guhana. By'umwihariko wowe utwumvise uduteze amatwi, reka dusoze dusenga tugushimire kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nkwifurije kuba umuraganwa na Kristo, ni ukuri, kandi wongere ubyuke ukora imirimo myiza muri Kristo Yesu, kandi uyikora uteganya ko bazayipimisha umuriro. Harimo umuntu ukora atazi ko bazayishyira ku munzani witwa umuriro, akayikora atitaye ko bazayipima. Ni ukuri izapimwa. Turagushimiye mwami Yesu, uduhe gukora imirimo myiza kandi tuzahembwe, ntituzabe abakoze imirimo mibi yo guhanwa. Imbabazi zawe zibe ku ukwizeye n'ukwiringiye. Azedi, ubabarire umuntu wese uciye bugufi, ndazimusabiye nk'umushumba mu izina rya Yesu Kristo, amen.